Mwiriwe nshuti, mwiriwe bavandimwe, nongeye kubaha ikaze buri mugoroba kuri radiyo Umucyo 102.8. Nagira ngo ni wa mugoroba nanone kugira ngo muze tuganire twumve ijambo ry'Imana. Mbere nagira ngo mbanze nihanganishe abanyarwanda, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Mu bihe nk'ibi turimo bitoroshye, ibihe bikomeye, bitugoye, bigoye imitima yacu kubyakira nk'abanyarwanda. Amahano yagwiriye igihugu cyacu, aho inzirakarengane z'abatutsi zahowe uko zaremwe, abarenga miliyoni bakabura ubuzima, ndetse bigasiga ingaruka nyinshi, imfubyi, abapfakazi, ubumuga, indwara. Iki ni igihe kitoroshye kidukomerera cyane nk'abanyarwanda, ariko babwira ngo nimwihangane, dukomere kandi dukomere twiyubaka. Two guheranwa n'amateka, two guheranwa n'agahinda, ahubwo twibuke twiyubaka, ndetse tubashe no kwihangana no gukomezanya. Rero muri ibi bihe nyine bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi, aho imbaga y'abanyarwanda yaburiye ubuzima, reka twibuke, ariko twibuke twiyubaka, dukomere kandi dukomezanye, kandi twiringiye umwami wacu Yesu Kristo. Noneho mbahaye nanone ikaze kuri wa gatanu, umunsi twibuka amasaha nk'aya nimugoroba, igihe twibuka umwami wacu Yesu Kristo agiye ku musaraba i Golgotha, agapfa, agatanga ubuzima bwe kugira ngo abamwemera bose batazapfa, bakizwe urupfu rw'iteka ryose rwari rubategereje. Rero kuri uyu mugoroba ndagira ngo muze tuganire ijambo ry'Imana, ariko kandi tunasenga Imana, twinginga Imana kugira ngo idukomeze, Imana ikomeze gushyira komora ibikomere mu mitima yacu, Imana ikomeze kutugirira neza, ineza ikomeze kubana natwe. Uyu mugoroba rero tugiye kuganirira ku ijambo rivuga ngo Yesu yaturokoye urupfu, ngo se Yesu yadukijije urupfu. Dusomye Bibiliya duhereye mu itangiriro, tuhasanga inkuru z'uko Imana yaremye umuntu. Imana yaremye isi, irema ijuru, irema ibiriho byose, irema ibigendera, ibiguruka mu kirere, irema inyamaswa ziba mu ishyamba, inyamaswa ziba mu rugo, inyanja ndetse n'amafi aba mu nyanja. Irongera irema nanone mu kirere, haba inyenyeri, ukwezi, izuba. Imana rero niyo yaremye buri kintu cyose kiri ku isi, kandi nanone ndetse n'ikiri mu ijuru niyo yakiremye. Imana ifite ububasha kuri buri kintu cyose yaremye. Nta muntu wigeze abumba ikibumbano cyangwa se arema ikintu ngo hanyuma cya kintu yakoze areke kukigiraho ububasha. Imana rero ifite ububasha kuri twebwe, ku buzima bwacu, ifite ububasha ku nyamaswa, ifite ububasha kuri buri kintu cyose kiriho ku isi cyaremwe. Imana igifiteho ububasha. Imana rero imaze kubirema iravuga ngo reka tureme umuntu, kuko Imana yashakaga umuntu uzaza gutunganya isi, yashakaga umuntu uzaza kuyobora ibyo bintu byose yaremye. Noneho Imana iravuga ngo reka tureme umuntu aze hano ku isi. Tubisanga mu itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 26. Biravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amina. Imana imaze kurema, irema ubwami bw'abantu, irema ubwami bw'inyamaswa, irema ubwami bw'ibiguruka, irema galaxy, ibyo byose birimo inyenyeri, ukwezi n'ibindi.
Imana irema buri kintu cyose igishyira mu mwanya wacyo, yubaka na sisitemu y'uburyo buri kintu cyose kigomba kuba gikora. Niyo mpamvu inyenyeri hejuru mu kirere, ukwezi, izuba, ibintu byose bibayo bigendera ku murongo, ntabwo bijya bigongana, ntabwo bijya bibisikana ngo bikubitane cyangwa se kimwe gitakaza icyerekezo cyacyo, kuko biba muri sisitemu Imana yabiremeyemo. Rero Imana niyo yaremye buri kintu cyose kandi igifiteho ububasha. Imaze kwiremera rero iravuga ngo ireme umuntu atware, umuntu agire ubutware, agire ububasha kuri ibyo bintu byose bindi byaremwe. Niwe wari umugambi w'Imana ijya kurema umuntu, kwari kugira ngo umuntu ayobore, ategeke buri kintu cyose cyitwa ikiremwa Imana yaremye iri ku isi. Ariyo mpamvu umuntu yahawe kugira ishusho y'Imana. Rero Imana imaze kurema umuntu, imushyira muri Edeni, imuha ububasha, imuzanira ibyo yaremye byose kugira ngo abyite amazina. Ibintu biravuga ngo uko yabyise Adamu, amazina yabihaye na bugingo n'ubu niko bikitwa. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo kubera yuko hari ibyo bise uko bitabyise reka mbihindurire amazina. Uko yabyise na n'uyu munsi niko bikitwa. Ariko bigeze umuntu uko Imana ikageza kumusura amasaha nimugoroba, ikamutemberera, ikamuganiriza, igihe kiragera umuntu aza kugira guhura n'umwanzi ari we Sekibi, Satani. Ubwo Imana yaremye Adamu, nyumiza kurema Eva nk'umugore, iramumuha, ibaha amasezerano yo kugwira, yo kororoka. Nyuma rero haza kuza umwanzi ari we Satani, araza ashuka umuntu, ahura na Eva, aramubeshyabeshya. Biravuga ngo ni inyamaswa yari ifite uburiganya bwinshi kurenza izindi nyamaswa. Ubwo ni mu gice cya 3, imaze kubeshya umuntu, imukoresha icyaha, imuteranya n'Imana. Kuko Imana yari yahaye Adamu Eden, buri kintu cyose yari akeneye cyari kirimo. Ibiribwa byari birimo, buri kintu cyose yakeneraga cyari gihari. Hirya y'ibyo akongera akagirana ubusabane n'Imana. Ko ubundi Eden nayo bisobanura n'ubusabane, presence y'Imana, ni ukubaho mu bwiza bw'Imana. Imana imaze kuba mushyira, Satani rero bimutera ishyari, aza kuza agambirira kurwanya uyu muntu Imana yahashyize kugira ngo azahamukure. Aza kuza aca muri Eva. Imana yarabwiye Adamu, iramubwira ngo ibiti byose biri hano uzabiryeho, ariko kiriya giti uzakirinde, ntuzakiryeho. Umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntabwo ndi buze kuvuga kuri iyi ngingo ivuga ngo no gupfa uzapfa, kuko tuzabiganiraho ku cyumweru mu gitondo. Tuzareba inkomoko y'urupfu. Urupfu rwabayeho ariko ruranarangira. Urupfu rwaravutse, rurangira ruranapfa. Ubu rero tuvugana urupfu rwarapfuye. Iyo tuzabiganiraho ku cyumweru mu gitondo saa 2, turebe ukuntu urupfu rwavutse n'ukuntu urupfu rwapfuye. Noneho umuntu amaze gukora icyaha yiteranya n'Imana. Imana irarakara. Imaze kurakara iraza imwirukana muri yango bya yamuhaye. 3:23 itangiriro iravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana amwirukana muri yangobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Eden rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerobi n'inkota yaka umuriro, izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Imana imaze kwirukana umuntu muri yangobyi, ihashyiraho, ihazengurutsa ingabo, ihashyira abakerobi n'inkota zaka umuriro kugira ngo bashe kurinda nanone ha hantu umuntu atazongera kandi kuhagaruka. Mwumve rero kaga kari kabaye ku muntu. Iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana, umuntu amaze kuva mu bwiza bw'Imana, umuntu amaze kuva muri Eden, amaze gukora icyaha, hari ibintu bibaho. Icyambere, ikintu cyose gifite ubugingo, ikintu cyose gihumeka kibaho, ariko gifite ahantu kiri attached, gifite ahantu gifatanyije naho, ku buryo iyo gikuye ha hantu ubuzima bwacyo buranga. Kamisubiremo neza. Nuvuga ngo ikintu cyose gifite ubuzima giba gifite ahantu kiri connected naho hagifasha kubaho no gukomeza kugira bwa buzima. Iyo kiriya kintu rero ugikuye hari ahantu ugitandukanyije naho cyakuraga ibigifasha kubaho, noneho bwa buzima bwacyo bugatakara. Ndabaha urugero kugira ngo mubyumve neza. Imana iremye amafi yashyize mu nyanja. Ugiye ugakura ifi mu mazi ukayishyira ku musozi, ntabwo bigusaba kuza gushaka inkoni zo kuyikubita cyangwa se kugira ngo ipfe, ntibigusaba kongera kuyica.
ahubwo iyo ikuye mu mazi ukayishyira imusozi byanga bikunda, kuko ubuzima bwayo bwaremewe ko igomba kubaho, ubuzima bwayo bukagenda neza ari uko iri mu mazi. Rero iyo itari mu mazi ubuzima bwayo buranga, iyo uyikuye mu mazi irapfa. Dufate nanone urundi rugero ku kintu cyitwa, wenda turebe nk'ibimera. Igiti ubuzima bwacyo buba mu butaka hasi, kuko gishorera imizi yacyo hasi mu butaka, ariho gikurura amazi agitunga. Kwica igiti rero ushobora, iyo ugiye ukakirandura muri bwa butaka ukakirambika hari imusozi, imizi yacyo ukayiterera hejuru, ntabwo bizagusaba gushaka ubundi buryo bwo kwica cya giti, ahubwo kugikura ahandi cyagenewe kuba, ubwabyo byarangije kukica. Niba inyoni uyikuye mu kirere ukayibuza kuguruka cyangwa se ukayikuraho amababa yayo, ntabwo ubuzima bwayo bwayigora, kuko yagenewe kubaho iguruka igenda mu kirere. Igihe cyose ikintu gikuwe mu mwanya wacyo cyangwa se ahantu cyagenewe kuba, iyo kibaye kidahari ubuzima bwacyo burahungabana, cyangwa se ubuzima bwacyo ubundi bukanatakara. Rero ikintu umwe Satani yakoreye ikiremwa muntu cya mbere gikomeye ni ukuza kubeshya umuntu kugira ngo abone ukuntu amutandukanya n'Imana, kuko yari afite ishyari rivuga ngo ese uyu muntu ubundi mbere Lusiferi ari we Satani, murabizi ko yari umumarayika kandi w'umucyo wabaga mu ijuru, ndetse ahagarariye ashinzwe ibintu byo kuramya no guhimbaza Imana mu ijuru. Rero amaze kwiyemera no kwishyira hejuru, yamburwa wa mwanya yari afite, amaze kuwamburwa ajugunywa mu isi. Amaze kujugunywa mu isi rero yasigaye afite ishyari ryo kumva ko adashaka ko uyu muntu, n'ubundi mu nshingano zimwe Adamu yari afite igihe yari muri Eden, ko nawe mu kintu yari ashinzwe gikomeye cya mbere kwari ukuramya Imana, kwari uguha Imana amashimwe yayo. Kuko Imana yazaga kumugendera mu masaha nimugoroba, yarahageraga akaza Adamu agaha Imana raporo, akayibwira ngo rero wa Mana we, dore ibyo waremye byose biraguhimbaza, dore impara n'imparage zirakuramya, dore ibiti birakuramya, dore inyamaswa zose, iziguruka, izigenda n'amaguru, zose zirimo ziraguha icyubahiro, ziragushima. Nuvuga ngo yahagararaga mu mwanya wo kuramya Imana, ayiha icyubahiro cyayo. Aricyo cyatumye Satani amugirira ishyari, nanone aramuhagurukira aza kumutera kugira ngo amwambure wa mwanya yari afite. Umuntu rero amaze gutandukana, amaze gukora icyaha, Imana imwirukana muri Eden. Imwirukanye muri Eden, ubuzima bubi n'ibyago by'umuntu biratangira. Iyo ukuye ifi mu mazi, urupfu rwayo ruba rwaje. Isi yabayeho kuvana icyo gihe umuntu yirukanwa muri Eden, hagiye hakurikiraho ibihe bigoye. Iyo ukomeje usoma Bibiliya ureba ukuntu ubuzima bwagiye bukurikirana, ukareba amateka ya Bibiliya, ureba mu gice cya 6 uko abantu bakomeje kugwira babaye babi cyane, ndetse bigeze ku murongo wa 6 w'icyo gice biravuga ngo Imana yicuza n'icyatumye irema umuntu. Igeze Imana ifata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kurema isi yose n'abayirimo. Irangije igiye kwitegereza isanga mu isi harimo umuntu witwa Nowa n'umuryango we batari bariyanduje. Imana irabarokora muri icyo gihe, barakomeza, ubuzima burakomeza. Nyuma ya Nowa nabo abamukomotseho baza kongera none bajya bahura n'isi, nanone barongera barandura, batangira gusenga ibigirwamana. Icyo gihe rero nanone ayo mateka ni maremare, ntabwo ndi buze kuyajyamo uyu munsi kuko umwanya wambana muke. Ndagira ngo tuganire gusa kuri uyu mugoroba wo kwa gatanu, umunsi umwami wacu yagiye ku musozi, yagiye Egorigota, akabambwa ku musaraba, agapfa, hanyuma akazuka. Niki nyirizina cyamuzanye? Niki iyo turimo tuvuga uyu munsi kwa gatanu turi ku rupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, twebwe nk'abakristo bitwibutsa iki? Ese ubundi uyu munsi wagombye kwizihizwa n'abakristo gusa cyangwa se n'abatari abakristo barawizihiza? Rero uyu munsi wo kwa gatanu ari wo munsi wo gupfa k'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ari umunsi w'abakristo gusa, ni umunsi ndetse n'abatari abakristo nabo barebwa n'uyu munsi bagombye kuba bazirikana icyo Imana yabakoreye. Ko biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, tuzariganira ku cyumweru mu gitondo turebe isi Bibiliya yavugaga n'iki. Ntabwo isi yavugaga isi, buriya muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bo bavuga ngo ni isi, ariko kandi muri Bibiliya y'Icyongereza hari amagambo abiri atandukanye. Harimo ijambo bavuga ngo ni us, hakaba n'iryo bavuga ngo ni world.
iyo uze world itandukanye na us ni umubumbe uyu wa gatatu dutuyeho mu miyombi igaragiye izuba, ariko no world ni system iyo iba hano muri iyi si, ntabwo ari isi nk'ingi turimo kuvuga. Rero ab'Imana yakunze ni abantu bari hariye muri ya system y'isi yubatse, yari yaraheranye, aho umwanzi yari afite mu maboko abari mu isi y'umwijima, ari bo ngo ko Imana nayo bakunda yohereza umwana we w'ikinege kugira ngo azabapfire. Reka dukomeze turebe iki gihe umuntu amaze gutandukana, umuntu amaze gukurwa muri Eden, amaze gutandukana n'Imana, yatakaje ikintu cya mbere yatakaje ubusabane bwe n'Imana. Amaze gutakaza ubusabane bwe n'Imana, igihe cyose ushinguye ikirenge ahantu hose wabonaga ubuzima, ahantu aho ubuzima bwari buri connecte naho, ubuzima bwawe burahungabana. Nta muntu ushobora kumenya product nk'umuntu wayikoze, nta muntu ushobora kumenya imodoka nk'umuntu wayikoze, nta muntu ushobora kumenya telefone nk'umuntu wayikoze, nta muntu ushobora kumenya indege cyangwa se ikintu cyose kimenywa cyane n'umuntu wagikoze, kuko niwe uzikizi neza. Rero Imana kuko ariyo yaturemye, niyo ituzi, niyo dukesha kubaho, niyo dukesha ubuzima, umwuka duhumeka niyo uduha, niduha ubuzima tubayeho uko twabwita bwiza cyangwa bubi bitewe n'impamvu zimwe cyangwa izindi, ariko Imana niyo itubeshejeho. Rero igihe Satani yaje kudushuka agaduteza icyaha, kuko Imana nta kindi ikintu yanga cya mbere, yanga ikintu cyitwa icyaha. Icyaha rero iyo bavuze icyaha cyangwa se sin ni rebellion, ni kwigomeka ku Mana. Satani yaraje yoshya umuntu, amaze koshya umuntu yigomeka ku Mana. Amaze kwigomeka ku Mana, aba yinjiye mu isi y'umubabaro n'agahinda. Umuntu amaze gutandukana n'Imana, hagati ye n'Imana hajemo urukuta, habaho ikibazo gikomeye cyane. Nuvuga ngo ikibazo gikomeye cyaje aho hantu, hajemo ikintu cyitwa urupfu. Kuko iyi ifi itandukanye n'amazi ikagera ku musozi irapfa. Iyo igiti gitandukanye n'ubutaka cyatewemo, iyo kiranduye ukagishyira ku musozi kirapfa. Ubuzima bwacu tumaze gutandukana n'Imana twarapfuye. Tumaze gutandukana n'Imana twarapfuye. Haje impfu ebyiri. Urupfu rwa mbere ni urupfu rwo mu mwuka, urupfu rwa kabiri ni urupfu rwo ku mubiri. Izi mpfu zombi uko ari ebyiri ni impfu Yesu yaturokoye, ariko ubundi zari zituriho, twarazigendanaga, twavutse tuzivukiyemo. Reka dusome Bibiliya turebe urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 12. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 5, dusome umurongo waho wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha. Nuvuga ngo urupfu rwaje ari ingaruka y'icyaha. Icyabayeho cya mbere icyo Satani yakoze kwari ukoshya Adamu na Eva bagakora icyaha. Bamara gukora icyaha hakazaho, kuko Satani yari azi neza ko namara gukora icyaha ikizakurikiraho kije cyihuse ni urupfu. Bamaze gukora icyaha rero, ako kanya hakurikiyeho ingaruka za cya cyaha, ari rwo rupfu. Iyo umuntu atandukanye n'Imana, iyo utari mu busabane n'Imana, iyo utavugana n'Imana, iyo ubuzima bwawe butagengwa n'Imana, abantu b'Imana, reka mbabwize ukuri, nta kintu cyiza kibaho nko kubaho mu buzima bwo kubana n'Imana. Wabana n'umuntu mukabana neza, ariko umuntu araguhinduka. Wabana n'inshuti mukabana neza, ariko ikaguhinduka. Wabana n'umukoresha mukabana neza, ariko araguhinduka cyangwa nawe ukamuhinduka. Igihe cyose Imana iri mu muntu yashyizemo ahantu hagomba kuzuzwa n'ikintu cyitwa ubusabane. Kubera ko igihe Imana yaremye Adamu kandi ikamurema ishyize muri Edeni,
ikageza kumusura igasabana nawe, mu muntu indani habamo ikintu byanga bikunda, habamo inyota ahantu kure imarwa n'ubusabane. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kubaho adasabana, ntabwo bishoboka. Iyo udasabana n'Imana, muri uriya mwanya wagombaga kuba mufitanye ubusabane n'Imana, birahinduka hakagira ikindi kintu usabana nacyo. Ariko nta muntu n'umwe ku isi y'Imana ushobora kubaho adasabana. Nta muntu n'umwe ushobora kubaho adasabana. Ashobora gusabana n'Imana, ashobora gusabana n'abantu, ashobora kubera ubuzima bwe cyangwa se kubera hari igihe iyo hamaze kuza ibibazo nk'uko, hari igihe umuntu yisanga mu isi yindi atekereza ibindi bintu bitandukanye, cyangwa se imibabaro n'ibikomere by'ubuzima umuntu ahura nabyo, bigatuma umuntu ahinduka akanga gusabana n'Imana, akanga gusabana n'abantu, ariko ugasanga afite ikindi kintu runaka asabana nacyo. Umuntu akagenda akavuga ati nta kundi, abantu narababonye, abantu baramemukiye, abantu barankomerekeje, abantu simbashaka, abantu narabazinutswe, byanga bikunda, kubera ko muri we igihe Imana yamuremaga yashyizemo ahantu hagomba kuba afitemo hari inyota cyangwa se inzara iri mu mutima w'umuntu igomba kumarwa n'ubusabane. Niho handi uzasanga umuntu yagiye gushaka inzoga, igahinduka ubuzima bwe bwose, agahora asabana n'inzoga guhera mu gitondo kugeza nijoro. Kubera iki? Buriya busabane hariya hantu hagomba kuba hasabana. Ntushobora kubaho udasabana, ntibibaho. Ibi ngibi mbabwira ni ubuzima twese duhuriyemo, namwe murabizi, abankurikiye mwese, namwe murabibona. Ikintu cy'uvuga ngo umuntu yabaye addicted cyangwa se umuntu yaridoroze abana n'ibiyobyabwenge, biterwa n'iki? Najyaga nkunda kuganira n'abantu nk'abo ngabo, akenshi usanga basinda, banywa amatabi, bagira gute. Nigeze kuganira n'umwana umwe, ndamubaza impamvu ki wagiye mu biyobyabwenge kandi ukiri mutoya. Arambwira ngo urumogi, ntago yabyitaga urumogi, sinzi terime bakoresha, iyo yakoreshaga. Arambwira ngo iyo narunyweye numva nifite ibyishimo, ngo nishima gusa iyo narunyweye, ngo naho iyo ntarunyweye ndeba isi nkareba ibibazo, nta kintu na kimwe njya mbona mu maso yanjye kinshimisha, ngo rero iyo narunyweye ndishima. Ngo kugira ngo muri cya kintu cyo kora icyo nshimira Imana, nuko nyuma y'igihe yaje kugera arakizwa, ubu ni umukristo ameze neza. Iyo bigeze igihe cyo kumva ko utasabana n'Imana, cyane ko wumva ureba mu buzima bwawe ukavuga uti Imana njye mbona ntacyo yankoreye, Imana mbona ntacyo yamariye, Imana mbona nta kintu na kimwe nayishimira, ariko nibura byonyine kuba ukiriho uhumeka nishimwe washimira Imana. Uyu munsi kuba uriho uhumeka birashoboka, biravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga. Nta wiheba, kuko byanga bikunda uyu munsi nubwo bitagenze neza, nubwo mu myaka ishize bitagenze neza, ariko byanga bikunda ejo bishobora kuzagenda neza, kandi mu izina rya Yesu bizagenda neza. Rero aho kugira ngo igihe cyo gutakaza ubusabane n'Imana kiguhe gusabana n'ibindi bintu bidafite akamaro, ahubwo byasaba ko ureba Yesu Kristo ukamuhanga amaso, aguhamagaza neza, akakwiyegereza, ko yaduhamagaje neza, yaratwiyegereza, akongera akaduhuza n'Imana, tugasubira muri bwa busabane bwacu n'Imana. Aho niho honyine dushobora kubonera amahoro abantu b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nta muntu, iyo utakaje ubusabane n'Imana, iyo utakaje ubusabane abantu kenshi ibi bikomere tugendana cyangwa se tugira, ibyo duterwa n'abantu. Hari igihe umuntu abwira ngo ngewe sinyikeneye, ndashaka kubaho njyenyine, mu nzu njyenyine, ngende njyenyine, nta muntu mvugana nawe, njye mu kazi nkore, abansuhuza n'abatansuhuza ntibindeba, hanyuma ngaruke hano, abantu narabarambiwe simbakeneye. Uyu muntu nawe udakeneye gusabana n'abantu, akaba adasabana n'Imana, byanga bikunda uzasanga afite ikindi kintu asabana nacyo. Reka mbaho urugero rumwe. Umuntu ashobora kuba umugore ashobora kuba mu rugo ntasabane n'umugabo, ashobora kuba adasabana n'abana, abantu bashobora kuba mu kazi ariko ntibasabane, abantu bashobora guturana muri quartier ariko byanga bikunda buri muntu wese aho ari agira ikintu runaka asabana nacyo. Ndabaho urugero. Nushaka kumenya ikintu cyatwaye cyane umutima w'umuntu, nushaka kumenya ikintu cy'umuntu yahaye umwanya cyane umutima we asabana nacyo, uzamushake muri ya masaha atari ku kazi,
uzamushake muri ya masaha niba ari umunyeshuri atari mu ishuri, uzamushake muri ya masaha aye atari ku kazi, kuko akazi ko aragakora kubera amategeko cyangwa se kubera impamvu ze zimumotiva kujya kugakora. Igihe azaba atari mu kazi ari ku ijisho ry'umukoresha, igihe azaba atari imbere y'umwarimu arimo yiga, igihe azaba ari ahantu ari wenyine yavuga ngo uyu ni umwanya wanjye, ibyo abandi nakoraga ndabirangije, uyu ni umwanya wanjye, uriya muntu uzamusanga hantu umutima wuba, uzamusanga ari hantu asabana na cya kintu yashyize muri wa mwanya wo gusabana. Aha niho uzasanga abantu benshi bari ku mafilimu mu ngo, umuntu akicara kuri filime agahera mu gitondo akageza nijoro, telefone yasora ntayitaba akayishyira ku ruhande cyangwa undi akayizimya, ntakeneye abamuderanja, ntakeneye abamusakuriza, arirebera filime. Nabwo za filime nazo zirimo kategori, niye filime arimo kureba, ubwoko bwa filime runaka areba niho hantu harimo umwuka uri hariya, niwo mwuka arimo gusabana nawo. Kandi iyo umuntu ahagurutse hariya, ibintu yiriwe areba kuri filime bigenda mu bwonko bwe, bigenda mu bitekerezo bye, bigenda. Ntabwo ushobora kwirirwa uhere mu gitondo ukageza nijoro ureba ziriya filime za porno ngo umare iminsi 2-3 utarasambana. Ntabwo bishoboka, kuko uriya mwuka uri inyuma ya porno ni umwuka w'ubusambanyi. Rero niba uri gusabana n'iriya filime byanga bikunda izagukiraho wa mwuka w'ubusambanyi. Ikintu cyitwa ubusabane bw'uko bw'Imana, iyo umuntu atakaje ubusabane arapfa. Iyo umuntu atakaje ubusabane arapfa. Iyo hari abantu bamwe ntibasabana n'amafilimu, ntibasabana n'abandi bantu, ntibajya mu rusengero. No kujya mu rusengero bakubwira ko bitari ngombwa cyane. Ku ruhande rumwe ugasanga naho hari aho mwumva, kuko nanone hari n'abafite ibikomere byinshi bikomeye kandi biremereye byo mu rusengero. Ntabwo ati mu rusengero sinasubirayo, icyo naboneyo narakibonye, cyangwa se icyo abavandimwe banjye baboneyo narakibonye. Gusa nanone njyewe ntabwo nakubwira cyane gusabana n'urusengero, ahubwo nakubwira gusabana n'Imana, kuko iriya ni inyubako abantu bose bahuriramo. Ni inyubako abantu bahuriramo, bakaza bagaterana, bagashima Imana, bakiga ijambo ry'Imana, bakagenda. Ariko iyo bagiye buri muntu agenda mu rusengero rwe. Rero ushobora gukomerekera mu nzu runaka, ariko ntabwo wakomekeye mu busabane bwawe n'Imana. Ushobora kubabarira muri korali, ariko korali ntabwo ari Imana. Korali ni abantu nkawe wahuye nabo, muhurira mu murimo, bamwe ntuziye bavuye, abandi ntuziye mwakuriye ahantu hatandukanye, mu duce dutandukanye, muhurira muri Kigali hano, mujya mu murimo, muraririmbana, ariko buri muntu ingeso ye yashaka gushuna, ejo akagukomeretsa aka, bikarangira barakomereza ngo ngewe sinyikeneye gusubira mu rusengero, sinyikeneye kongera kumva n'iby'Imana, kuko narabyumvishe bihagije kandi narahakomerekeye nabwo bihagije. Nagira nkubwire wowe nkurikiye, wakomerekejwe n'abantu, ntabwo wakomerekejwe n'ubusabane bwawe n'Imana. Yesu wacu nashimwe cyane. Rero wowe gerageza wongere usubire inyuma, ujye gusabana n'Imana, kuko niho honyine uzongera kubonera ubuzima. Ufashe yafi yavuye mu mazi ukayishyira ku musozi, ukabona igeze kuri cya gisigaye ihumeka kuka gakeya kanyuma ndetse nk'igiye gupfa, iyo wongeye ukayifata ukayijugunya mu mazi, ubuzima bwawe buragaruka. Rero mambwire ngo bantu b'Imana, ikintu Yesu yaje kudukorera, yaje kongera kutujugunya mu mazi, yaje kongera kugira ngo ubuzima bwacu bwongere buhembuke, yaje kugira ngo ubuzima bwacu bwongere bubeho, twongere tube bazima, twongere tuba abantu. Ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo muri uyu mugoroba nongere mbibutse ngo ikintu cyazanye Yesu Kristo, yaje kugira ngo yongera dufate. Twebwe isi yari yarajugunye hariya, isi yari yarajugunye hejuru, twatwarwaga n'imiraba, twakubitwaga n'ibibazo by'isi, yaje kugira ngo yongere adusubize muri Eden, yaje kugira ngo yongere adusubize mu busabane bwacu n'Imana. Yesu wacu nashimwe cyane, mwihangane. Ndagira ngo meze mbabwire ngo ikintu Yesu yaje gukora, yaje kudusubiza mu busabane bwacu n'Imana. Mu busabane bwacu n'Imana niho dufitiye ubuzima. Hirya y'ubusabane bwacu n'Imana nta buzima buhari. Ndagira mbabwire ngo ubuzima bubonerwa mu busabane butandukanye n'ubuzima bubonerwa ahandi hantu. Ushobora kwibwira ngo wenda umuntu agira amahoro, cyangwa se umuntu agira ibyishimo mu mutima bitewe n'aho akorera. Oya, ntago ari byo. Ndagira mbabwire ngo ni aho waba ukora hariho hose, intebe nziza waba wicayemo, agahe keza waba uhafitiye, cyane ko nta bihe bihoraho. Ibihe byose biragenda. Ibihe byiza birarangira, n'ibihe bibi birarangira. Rero ahantu hose waba wicaye, mu ntebe nziza waba wicayemo, ndagira ngo iyo ntebe ntikurangaze, wibwire yuko uri musabana. Wisabana n'imashini cyane, kora akazi ushyizeho umutima, ugakore biravanga umurimo wose ukerekejeho amaboko, tuwukorana umwete. Ariko kandi ukore ufite umutima usabana n'Imana.
Yesu nashimwe. Bantu b'Imana, yiramubwire ngo iyo hatarimo ubusabane bwacu n'Imana haba hari urupfu. Buri muntu wese, nayuko nababwiraga, buri muntu wese agira ikintu asabana nacyo. Nta muntu n'umwe ushobora kubaho adafite ubusabane. Ndagira ngo wibaze ngo ngewe nsabana nani? Ngewe nsabana n'iki? Ese mu mutima wanjye nsabana n'iki? Banyarwanda, nibyo igihugu cyacu cyahuye n'akaga, jenoside yakorewe abatutsi, barapfa ku manywa y'ihangu, amahanga arebera, ibihugu byose birebera, gashinyaguro, abantu barapfa, abantu bamburwa agaciro kabo nk'abantu, bahinduka inzoka, bahinduka inyenzi, bahinduka ibintu ku musozi, ku manywa y'ihangu. Imana iradufasha, ikoresha ubuyobozi, ikoresha ingabo zarapiye, inkotanyi, ikoresha leta y'umwe, irongera ihagarika jenoside, barongera bagarura igihugu ku murongo. Imana yamwije baho umugisha, nanone barongera kandi barasanasana, bubaka igihugu kibaho. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose amateka yawe, yaba ari amateka wakomerekejwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, ndagira ngo uyu munsi nkubwire ngo hindukira uhanga Imana amaso, hindukira usabane n'Imana, hindukira uhamagara Imana izeyo muri bikomere byawe. Kuko aho kugira ngo usabane n'amateka, niyo mpamvu dufite imivuga ngo reka twibuke ariko twiyubaka. Ibuka ibyabaye, ariko ibyo wibuka nitwibuka ibyatubayeho, Satani ataza kutwibiramo ngo duheze inyuma, ahubwo reka bidufashe kubaka amateka yacu meza y'ejo hazaza. Yesu wacu nashimwe cyane. Reka tuvuge ngo aya ni amasomo yewe wasigaye ngomba guharanira, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byanga bikunda nibura ejo hazasigare n'Imana nayo izavuge ngo nibura haci kanaka yakoze ibintu binibi, ndetse na society n'abanyarwanda bazavuge ngo nibura ahantu hasigaye uyu muntu yakoze ibinibi, nibura yongeye kugarura isura, yongeye gukora ibintu nk'ibinibi by'umuryango. Reka two guheranwa n'amateka, twibuke twiyubaka. Iyo hajemo ibihe by'umubabaro akenshi mu buzima, kuko n'ubundi bihoraho, no kwibuka ndetse ntabwo twibuka gusa muri ukwezi kwa kane, ahubwo n'iminsi yose duhora twibuka, kuko duhora tubitekereza, twibuka ibyo twibuka, tugakuramo amasomo, tugakuramo imbaraga zirimo kudufasha kubaho uyu munsi no gukomeza no kwiyubaka no gutera imbere. Rero iyo hajemo aka kantu ko gusabana, ndahira amabwire ngo bantu b'Imana, nimureke twige gusabana n'Imana. Twige gusabana n'Imana, kuko hagati yawe n'ubusabane bwawe n'Imana harimo byose. Rero mu bantu umuntu witwa Adamu, niwe muntu utarigeze asenga, ni umuntu utarigeze asenga abwira Imana ngo Mana, ngo ndagusaba ibyo kurya cyangwa se ndagusaba ibyo kwambara. N'igihe yambaye ubusa Imana yaramwambitse, ariko na mbere hose ntigeze abisaba, kuko mu busabane bwacu n'Imana harimo ibintu byose dukeneye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo mu busabane bwacu n'Imana niho honyine dufitiye ubuzima. Rero ikintu Satani yadukoreye, yaje kutwambura bwa busabane twari dufitanye na Data. Aravuga ngo reka mbateze icyaha, nimbateze icyaha kirabatandukanya n'Imana, nibatandukana n'Imana barapfa. Turapfa mu mwuka, dutandukana n'Imana. Umuntu ajya ku isi arazerera, Abisirayeli barazerera igihe kinini cyane. Yabo igihe cya Nowa, umwuzure urangira, abandi Murode, Imana ihamagara Aburahamu araza, Imana amubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, imukura mu gihugu cy'iwabo, iramutwara, aza kubyara Isaka abyara Yakobo abyara abana 13. Imana irakomeza ibana nabo, irakomeza kugeza igihe yujuje isezerano ryawo. Ariko nanone isezerano yari ifite rikomoka muri 3:15, nuko imbuto izakomoka muri uriya mugore ariyo nanone izamena Satani umutwe. Yesu nashimwe cyane. Ko umugambi Yesu yari afite ku buzima bwacu nukongera kudusubiza mu busaba, nukongera kudusubiza Imana. Reka dusome Bibiliya, turebe nanone Abaheburayo igice cyaho cya 9 umurongo wa 27. Igice cyaho cya 9 umurongo waho wa 27. Rero ngo kandi nkuko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. 28. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneke ubwa kabiri atazanywe no gutambirwa ibyaha, abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Amen.
kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Iki gihe umuntu amaze gukora Adamu na Eva amaze gukora icyaha bazanye urupfu. Abantu bose babaho bagenda ariko batari kumwe n'umuremyi wabo. Igihe cyose nibyo nababwiye ngo niyo wabona umuntu arimo agenda ariko cyangwa se iki nakunze gutanga urugero cyane ku ifi n'amazi cyangwa se n'igiti n'ubutaka. Ushobora kurandura igiti mu butaka uyu munsi ntago gihera ko ngo cyume, n'ejo waza ugasanga kiracyafite amababi yacyo kiracyatoshye, ariko uko iminsi igenda yiyongera ugasanga amababi atangiye guhonga, atangiye kuma, ejo gitangiye kuma, amababi agashiraho, bikazarangira nacyo kigashiraho. Ntuzagire ngo umuntu kuba arimo agenda bivuze yuko afite ubuzima. Ubuzima iyo hatari muri Yesu Kristo nta buzima buba burimo. Yesu nashimwe cyane. Noneho Imana irebye, ireba umubabaro abantu bafite mu isi, ireba agahinda, ireba ukuntu abantu babayeho, iravuga ngo ntago nabyemera. Niyo mpamvu iyo ivuga muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana iratureba, ireba ukuntu tubabaye, ireba agahinda, ireba imiruho, ireba imihati tubana nayo muri iyi si, iravuga ngo ntago ari byiza. Ngo reka nemere ntanga umwana wanjye, umwana w'ikinege, mwohereze kuri iyi si. Reka tuhasome naho Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yesu agiye kuza ntago yaje atuzaniye ubutumwa bwo kuduciraho iteka, ahubwo yaje aje kutubwira ibyo kwihana n'iby'ubwami bw'Imana, aza kutubwira iby'urukundo rw'Imana, aza kutubwira iby'imbabazi z'Imana. Aravuga ngo nubwo musa gutyo, nubwo mwanduye, nubwo mubayeho, ariko kandi Imana iteza amaboko kugira ngo ibakire. Nimwemera mukagaruka nayo irabagarukira, nimukuri bishimwa mu bigawa irabagira nk'akanwa kayo muyivugire. Yesu nashimwe cyane. Yesu yaje aduhamagara agira ngo yongere adusubize muri hantu, adusubize hantu Satani yaducomokoye, adusubize muri wa mwanya umwe Satani yaturiganyije, adusubize kuri ya ntebe twagombaga kuba twicayeho, yongere adusubize kugirana ubusabane n'Imana. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Uyu mugoroba nagira mabwire ngo icyazanye Yesu kwari kudusubiza mu busabane bwacu n'Imana. Yaturokoye urupfu, adukiza ibyago, adukiza amakuba, adukiza urupfu. Uyu munsi turi bazima muri Kristo Yesu, kandi biravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta n'urubanza rubariho, nta teka bazacirwaho. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo mbasabe witekerezeho muri uyu mugoroba, ese aho uri, ibyo ukora, uko ubayeho, urasabana nande? Urasabana n'iki? Ikintu gitwara icyo kugira ngo umenye ikintu usabana nacyo, uzarebe ikintu kigufata amasaha maremare ku buzima bwawe. Hahandi uri no mu kazi ukumva kagutindiye, urashaka kugira ugakora vuba na vuba, hanyuma ukirukanka ujya hahantu. Twakabaye dukora akazi vuba na vuba, twumva twatinze, twirukanka cyane tujya gushaka, twirukanka tujya mu busabane bwacu n'Imana. Niba ari amateraniro twirukanka tujya mu materaniro yera, niba ari icyumba usengera mu cyumba cyawe hahandi upfuka mugasenga, wirukanka uvuga uti Imana ndumva nyose, ndumva mfite inyota, ndumva nshaka kongera kugenda, ndumva nshaka kugenda nkajya gusuza Imana, nkajya kuyibaza, nkajya kuyibwira. Hari ukuntu usenga, hari ukuntu uvugana n'Imana. Iyo wamenyereye kuba mu busabane bwawe n'Imana, hari ukuntu uganira no kumva umuntu uganira n'inshuti yawe, ku buryo no mu kanya gatoya uba nk'akazi ukiruka nk'uko umuntu aba afite inyota, cyangwa se umuntu aba iyo wumva ufite icyokere ushaka koga, wirukanka wakaraba ukumva uraruhutse. Niko umuntu wamenyereye kuba mu busabane bw'Imana, aho ari, niyo ari mu kazi, niyo waba uri mu murimo urimo guhinga, niyo waba uri muri ofisi, aho uri hose uba wumva ahantu hagutindiye, wumva ibintu ukora byakurambiye, ukabikora wirukanka. Wagera mu rugo ukavuga utahui, cyangwa se wagera mu materaniro yero ukavuga utahui, ndumva umutima wanjye ukeye ko nongeye kuramya Imana yanjye. Aho niho uzamurira amaboko ukaramya Imana, ukumva umutima wawe urishimye. Nushaka kumenya ikintu cyagutwaye icyo uramya wowe, icyo usabana nacyo, uzareba ikintu ubana nacyo iyo uvuye ku kazi, uzareba ikintu ubana nacyo mu mwanya wawe, in your free time, muri wa mwanya udafite igitsuri cy'umuntu uriho, udafite ijisho ry'umuntu rikuriho, udafite ikizamini urimo kwigira ngo uje ufite examen, udafite ikintu cyagiye waruhutse wicaye watuje, niba uri umukozi uri muri konji, niba se wenda ahantu hose ufite umwanya wawe wigenga witegekaho,
nibwo uzamenya aho ubusabane bwawe aho buba. Uzabona abantu benshi ava ku kazi yirukankira mu kabari, ubusabane bwe buri mu kabari, ari kumwe n'icupa. Abandi akanya gato abonye yirukanka ajya gushyira ubusabane bwe n'itabi. Abandi nawe aba afite undi muntu wenda yafashe yagize nk'ikigirwamana, kana inshuti yanjye ndamukunda, numva nagoma ndi kumwe nawe igihe cyose, muri ka kanya gato abonye akirukanka ajya kureba wa muntu, nawe niwe asabana nawe. Ariko nagira ngo mubwire ngo nka umuntu witwa ikiremwa muntu, wowe ikiremwa muntu Imana yaremye ishaka kandi ikunda, ahandi hantu hose nta kindi kintu na kimwe ku isi y'Imana wabyungumbye gusabana nacyo uretse gusabana n'umuremyi wawe wonyine. Aho uri hose, waba uri mu kazi sabana n'Imana, koresha amaboko umutima uramya Imana. Niba uri muri atoriye, uri mu gakinjiro baza imbaho, baza imashini zisakuze, ariko umutima wawe uramya Imana. Aho uri hose bikore, uri mu kazi runaka, uri wawe uhagaze ku muhanda, uri ku burinzi, urakora ibyo, ahantu hose hahagarare ariko umutima wawe uri muramya Imana. Nubona nakanya uvuye muri ka kazi ikinga ahantu pfukamye uhimana icyubahiro ubwira Imana ndagushima ku munsi wagenze. Wimenyereze kuramya Imana, wimenyereze kubana n'Imana, wimenyereze kuvugana n'Imana, wimenyereze gusabana n'Imana iminsi, nibwo bwonyine uzabona umugisha w'Imana, nibwo uzabona amahoro. Ndabimenya ngo isi nta mahoro itanga abantu b'Imana. Ntuzibeshye yuko ibindi byose watindamo udatindanye n'Imana, ibindi byose ntacyo bikumarira. Utinda ushaka amafaranga nayo kakubera ikindi kibazo. Utinda ushaka inshuti, ejo nazo zikagutenguha. Utinda ushaka amashuri, ejo ugasanga nayo hari igihe nayo ntacyo akumariye. Rero ndagira ngo mbwire mu mwanya wawe wose byakabaye byiza utinda ushaka Imana. Yesu nashimwe cyane. Nimutege muri uyu mugoroba nagira mbwire ngo ongera utekereze ku rupfu rwa Yesu ku musaraba. Ongera utekereze cyamuzanye. Ongera utekereze ko ari we yaje ashaka. Ongera utekereze ko Imana yavuze ngo kuko Imana igukunda, ko Imana ikunda bari mu isi, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibarimbuke ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Bongere bagaruke muri Edeni yabo, bongere bagaruke mu busabane bwabo n'Imana. Bantu b'Imana, muri abarokore muri iyi minsi muri murasabana n'iki? Noneho muri iki gihe ko naho twahuriraga mu nsengero ubu ntago abantu bakijyamo. Iki nicyo gihe noneho gihari cyo kugira ngo Imana izamenye umurokore nyamurokore. Iki nicyo gihe cyo kuzamenya umukristo nyamukristo. Iki nicyo gihe cyo kuzamenya wasabanye n'Imana n'utarasabanaga n'Imana. Iki nicyo gihe cyo kuzamenya umurokore wo mu rusengero ariko hanze ntawo umurokore. Iki nicyo gihe cyo kumenya ngo ese kana unamwe aho mutuye mu makarite yo mubana nabo. Iki nicyo gihe cyo kumenya imbuto za mugenzi wawe. Ese muracyasenga, muracyasoma Bibiliya? None se niba ku rusengero niba ture itakibayo, ariko se niba we mu nzu ahura nta niba ture wahakorera? None se niba udashobora kujya ngo uhure mu butayu ugiye nkuko wajyagayo cyangwa ahandi hose ho gusengera, uyu munsi ko ahura ngo noneho hari na gahunda yaguma mu rugo, aho uri mu rugo wirirwa ukora iki? Urasoma Bibiliya? Urasenga? Urakora iki muri iyi minsi? Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo muri uyu mugoroba nitwongere twisuzume, dusubire inyuma turebe ngo ko twakongera tugasabana n'Imana. Nsoza nagira ngo mbasabe abankurikiye, akenshi hari igihe munyihanganire n'ukuri, hari abantu bajya bampamagara akambwira pastor ndashaka gukizwa, ndashaka ngihagarara, kandi akabijya umpamagaye ndi nko mu muhanda ngenda simbona ukuntu mpagarara, hakabigenda none nza guhagarara. Hari mushuti wanjye rwose ubona ndakariye Imana imbabarire kandi n'ukuri nawe mbabarire. Ariko uyu munsi ndagira ngo noneho munyemerere abantu mwese mushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, tugiye gusengana isengesho hano kuri uyu mwanya. Mbasabe biravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo n'Abaroma 10:9, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Rero nagira ngo dusubiranemo aya magambo noneho dusenga n'Imana. Subiramo aya magambo ushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ushobora kuba ari warasubiye inyuma, ushobora kuba ari bugiye gukizwa bwa mbere. Reka dusubiremo aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, nje imbere yawe, nkwaye umutima wanjye, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye byose, mbabarira gukiranirwa kwanjye kose, unyejeshe amaraso yawe, unyejeshe imbabazi zawe, izina ryanjye ryandukurwe mu gitabo cy'abarimbuka, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none n'iteka ryose nzaba uwawe, nzagukorera, nzakuramya, nzaguhimbaza iminsi yose, maze umunsi uzaza gutwara itorero ryawe ntuzasige nanjye uzanjyane, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha bwoko bw'Imana kandi bagirire neza.